mbacira umugani abambuza umugani uzabikantarange azasange ubukombe bw'umugani bukiziritse ku muganda w'inzimu sogokuru aciye umugani ndetse na nyogokuru natwe abakiri batoya muze guca imigani. Reka mbacire umugani mbabambuza umugani n'uzavikantarange azasange ubukombe bw'umugani bukiziritse ku muganda w'inzu. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye umugani imbeba hasigaye inka n'ingoma. Nongeye kubasuhuza rero inshuti bavandimwe munkurikiye kandi duhora duhurira aha ngaha kugira ngo twungurane ibitekerezo ndetse twige ikinyarwanda cyo mu muco wacu wa kinyarwanda. Nk'uko bisanzwe uyu munsi ku itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri 2023 ndagarutse nanone ngo twongere twige ikinyarwanda cyane iwacu mu Rwanda, dusesengure kandi twige imigani y'iwacu mu kinyarwanda yagiye ivugwa n'abakurambere ariko bakayivuga ari cyo bagambiriye gusobanura kugira ngo natwe bidufashe tubyige kandi tubishyire mu muco wacu wa buri munsi. Umugani w'uyu munsi rero uravuga ngo nyakamwe ntavumba mu bakara. Uyu mugani waciwe ahagana mu 1400 ku ngoma y'umwami Mibambwe Mutabazi Sekarongoro. Iyi nkuru rero ni ndende ariko ndagerageza kwivuga muri makeya aho yakomotse kugira ngo uyu mugani uboneke. Ubwo ni igihe umwami witwaga Mashira yaramaze gutegeka ngo mu Nduga, hanyuma arangije ajya gutura ahantu hitwa kuri Ndiza, ahantu hafi ya Ndiza, ahantu hitwa ku musozi wa Rugendabari. Ubwo rero mu gihe yaramaze gutura aho ngaho, ubwo aho yategekaga hahise ngo higarurirwa n'ibwami nyine. Ubwo rero uwo Mashira akaba yarafite umuhungu witwaga Kibanda, akajyana umwishywa we ngo witwaga Munyanya, nawe wari utuye ngo inyuma ya Ndiza. Nuko ariko Kibanda akaba yaratuye i Nyanza. Ubwo rero urumva Mashira ntabwo yaragitegeka, ahubwo yari yarasimbuwe n'uwo Mibambwe Mutabazi Sekarongoro. Ariko igihe uwo muhungu wa Mashira yaratuye hari hakurya i Nyanza, ngo umunsi umwe ngo yagiye guhiga ku mayaga. Ubwo ngo mu gihe yavagayo rero anyura ahantu mu gihe arimo ataha, anyura ahantu ku musarani ngo yinjiramo, ariko mu kwinjiramo aza gukandagira imyanda, ntashatse kuvuga mu mazina, ariko ngo arebye ku kirenge ngo abona nyine iyo myanda yamugiyeho, abafashe umuhoro cya kirenge aragitema. Nuko kugenda biramunanira, bisaba ko bamuheka, aza gupfira mu nzira bagenda. Noneho ariko nyuma y'uko amara gupfa, nawe mubyara witwaga Munyanya, ubwo nawe ngo aza gupfa. Ariko Munyanya akaba yarasize umuhungu witwaga Nyakamwe. Nuko ubwo rero mu gihe bose bari bamaze gupfa, imitungo yo kwa Munyanya yigaruriye ngo n'umugabo witwaga Gikara, ari hakurya nyine inyuma ya Ndiza. Noneho ubwo azana cyokora amaze kuyigarurira nyine ngo azana ngo n'uwo muhungu wa Munyanya witwaga Nyakamwe, ngo barahatura n'utwana twe, ariko ngo nyuma baza kugira ingorane, barakena cyane. Bamaze gukena, urumva Gikara yari atuye mu masambu yabo, barakennye badafite epfo na ruguru. Noneho nyuma ngo aza kwigira inama yo kuba yajya kureba umwami Mibambwe Mutabazi Sekarongoro byo kugira ngo amushumbushe, ariko abona nta kuntu we yamugeraho. Aza kureba umugabo ngo wamwisangagaho witwaga Kamegeri aragendera aramwegera, amubwira ati wamfasha kugera ku mwami ko ari cyo nshaka kumusaba. Aramutekereza, aramubwira ati ntacyo nzakujyanayo. Maze Kamegeri aramujyana amugeza ku mwami, amutekereza ikibazo cye. Nuko aramubaza ati se iwanyu higaruriwe nande? Amubwira yuko ari umugabo witwa Gikara. Noneho umwami abwira uwo mugabo witwa Kamegeri ati nshakira intumwa. Nuko aramushaka intumwa, maze amaze kuyizana Mibambwe Mutabazi Sekarongoro arabwira iyo ntumwa ati jyana n'uyu mugabo witwa Nyakamwe
mujye kwa Gikara mumubwire ngo amuhe inka ebyiri z'imbyeyi. Nuko ya ntumwa baragenda, ashorera Nyakamwe baragenda no kwa Gikara. Noneho intumwa ibwira Gikara iti umwami arantumye ngo uhe uyu mugabo witwa Nyakamwe imbyeyi ebyiri kandi nkuzemuhe ngihari. Nuko nawe ntiyatinzamo imbyeyi ebyiri arazimuha, arangije aragenda. Ubwo urumva ko basaga naho adatuye kure yabo, bari batonye ko yatuye muri ubwo butaka bwabo yari yarigaruriye. Nuko aragenda. Amaze kugenda rero ngo bidateye kabiri ngo Nyakamwe ajya kwa Gikara agira ngo nyine ajye kumukomera yombi, ajye kumuyoboka, ariko ngo ahageze baramusuzugura cyane kuko umuryango wo kwa Gikara wari waramaze kwaguka, ari abantu bifashije bakomeye. Ahageze rero baramusuzugura kuko urumva we yari umukene kandi nta maboko yari agifite. Noneho baramusuzugura, bamusuzuguye rero ngo arataha. Ariko ngo bigeze nijoro ngo yumva kwa Gikara habaye inkera, bataramye. Ubwo nyine yumva biri kumurya hari mu nda, aravuga ati nanjye reka, mbese bimwanga mu nda asubirayo. Asubiyeyo rero ngo ariko nabo bagezeyo baramusuzugura, baranamukumira, ntibamukundira ko ajya mu nkera hamwe n'abandi. Noneho rero kubera ukuntu bari bamusuzuguye kare, nuko ukuntu bongeye kumusuzugura ubwa kabiri, bimutera uburakari, agira umujinya, agira gute. Ubwo afata umwanzuro wo kujya kwiyahura, agenda yinaga muri Nyabarongo, kuko buriya hariya Rugenda bari ntabwo ari kure y'umugezi wa Nyabarongo. Ubwo yahise agira uburakari, aragenda ajya kwiroha muri Nyabarongo, aba arapfuye. Uyu mugani rero ubwo Nyakamwe niwe wahise awusiga, bahita baca umugani bati Nyakamwe ntavumba mu bakara, kuko uriya umuryango wa Gikara umaze kwaguka bahise babita abakara, abo mu muryango babise abakara. Ubwo rero ni naho umugani wahise uturuka, bati Nyakamwe ntavumba mu bakara. Uyu mugani bakaba bawuca bashaka kwihanangiza cyangwa kubwira cyangwa kubuza umuntu, bamubuza kwireshyeshya n'abo atareshya nabo. Bamubwira bati wowe jya ugenza makeya, umenye ukureshya, umenye ko ugomba kubaho, ntugashake kwireshyeshya n'abo mutareshya kandi mutanahuje imigambi, badahuje icyerekezo, mutari ku rwego rumwe. Uwo mugani naho waturutse. Ni inkuru ndende ariko nyivuze muri make kugira ngo itabarambira, ariko kandi ni ukugira ngo umugani niba tunawumvise twumve n'inkomoko yawo, hanyuma tugerageze kumva ubusobanuro n'icyari kigenderewe kugira ngo umugani ucibwe, kandi natwe tubishyire mu muco wacu, tubihuze n'ubuzima tubamo, hanyuma imigani tujye tuyikoresha abakiri batoya bakure basobanukiwe neza Ikinyarwanda, maze dukure mu bwenge kandi dukure no mu muco wacu udacika, maze tukarindagira. Rero ndabashimiye ko mwanteze amatwi, ariko nongera kwibutsa wowe utarakanda kuri subscribe wibuke uhakande, ndetse no gukora kuri like. Ariko kandi aya masomo y'Ikinyarwanda niba wumva kunyuze, uyasangize n'inshuti zawe. Ndabashimira, mugira amahoro. Bye bye. Umuco wacu muze dukone imigani, umuco wacu muze